hanyuma kandi reka twongere tubahe ikaze inshuti bakunzi ba Taratibu TV, twarikiza muri Taratibu update by'umwihariko muri showbiz. Turebe byinshi biri kugenda bivugwa cyangwa se turebe byinshi bigezweho muri showbiz. Reka duhere kuri nkuru tubabwire ko uwitwa Israel Mbonyi yabanje kureba aho imyiteguro igeze mbere y'iminsi 2 ngataramire abakunzi b'umuziki bazitabira igitaramo azamurikiramo album ya gatandatu muri Intare Conference Arena kuri wa gatanu Gicurasi umwaka wa 2025. Tubabwire ko umuhanzi w'icyamamare mu njyana ya rock hip hop yongeye gukura umutima abakunzi be nyuma y'igitaramo cyabereye i New York muri CBGB Fest, aho yagaragaye afite imbaraga nyinshi ku rubyiniro ariko agasa nk'uhangayikishije abafana be kubera ubuzima bwe. Uyu muhanzi w'imyaka 78 ubusanzwe witwa James Osberg Jr. yagaragaye atambaye isengeri nk'uko asanzwe abigenza inshuro nyinshi, ndetse n'ipantaro ye isa n'iri kugwa mu gihe yaririmbaga indirimbo ze zakunzwe cyane. Ibi byatumye abafana benshi bamusaba kwambara imyenda no gutekereza ku buzima bwe, ariko kandi hari n'abandi bamushimiye bavuga ko kuba akigaragaza mu buryo bwe ari ikimenyetso cy'imbaraga n'ubudasa afite. Iggy Pop uzwiho imyitwarire idasanzwe ku rubyiniro yinjiye muri Rock and Roll Hall of the Fame muri 2010 hamwe n'itsinda rye rya The Stooges. Muri 2020 yahawe Lifetime Achievement Award na Grammys kubera umusanzu we ukomeye mu muziki amazemo imyaka myinshi, ariko akaba yatangaje ko mbere yari yanze kwakira iryo shimwe ry'icyubahiro kuko yangaga Recording Academy. Mu kiganiro agiranye na Classic Rock akaba yavuze ko atashakaga kubavugisha, ati numvaga bashaka kunshyira mu nzu y'umurage wabo gusa, ariko nyuma barambwiye bati nitwagira aba bahanzi bakomeye nk'abo mufite uyu munsi nka Lil Nas X cyangwa Billie Eilish hatabayeho wowe. Iggy Pop akaba yavuze ko yaje gusobanukirwa ko hari abantu benshi bafite uburyo bwo gutekereza butandukanye n'ubwe kandi ko ari ngombwa kububaha. Ibyo rero akaba ari byo witwa Iggy Pop yatangaje. Ni nako kandi akanyamuneza ari kose kuri Isimbi Moto wahawe impano y'imodoka nshya n'umugabo we Shaul Khatsa iri mu bwoko bwa Range Rover. Uyu rero akaba yamuhaye imodoka y'impano, imodoka rwose shyashya imeze neza cyane. Hanyuma kandi dukomeje n'amakuru ari kuvugwa mu myidagaduro, umuherwekazi ukomoka muri Uganda uba muri Afurika y'Epfo Zari Hassan akaba yavuze ko akeneye imodoka nshya ya Range Rover kuko indi yangirikiye mu mpanuka yakoze mu minsi yashize. Nibwo hakwirakwiriye amakuru ko Zari Hassan yakoze impanuka ikomeye cyane. Uyu mugore wabyaranye na Diamond Platinum akaba yemeje ko ndetse ko iyi mpanuka iba yanatwaye ubuzima bwe. Hanyuma kandi dukomeze amakuru tubabwire ko umunyarwandakazi wabaye nyampinga w'Ubufaransa mu mwaka wa 2000 yakoze ubukwe na Guillaume Gabriel ku wa 2021 Nzeri mu mwaka wa 2025. Amafoto rero akaba yagiye hanze, yashyizwe hanze n'ikinyamakuru Paris Match cyo mu Bufaransa. Iki gitangazamakuru cyatangaje ko Uwitonze Sonia Rolande n'umugabo we Guillaume Gabriel basezeranye imbere y'Imana mu rusengero rwiswe Saint Jean d'Arien Complex mu bukwe bwabaye ku wa 20 Nzeri mu mwaka wa 2025, mu gihe ibirori bya Kinyarwanda byo byabaye ku wa 21 Nzeri mu mwaka wa 2025. Ubukwe bwatashywe n'abakobwa babiri ba Sonia Rolland, Tessie na Kahene. Muri Mutarama mu mwaka wa 2025 nibwo Sonia Rolland yatembereje umugabo we mu Rwanda, bagira umwanya wo gusura urwibutso rwa Jenoside rwa Kigali, ajya muri parike y'Ibirunga gusura ingagi, asura n'ahandi hantu nyaburanga mu buryo bwo kwereka uwo bagiye kurushingana ibyiza by'igihugu cye. Mu Rwanda rero hakaba hari n'ibirori byabaye bibimburira ubukwe bwabo. Hanyuma kandi dusoza amakuru yacu, reka tubabwire ko abari hafi y'umuryango wa Justin Bieber bamaganye amafoto akomeje gukwirakwizwa ku mbuga nkoranyambaga agaragaza ko uyu mugabo yitabiriye ubukwe bwa Selena Gomez bahoze bakundana. Justin Bieber n'umugore we Hailey Bieber ntibigeze bitabira ubukwe bwa Selena Gomez na Benny Blanco, nubwo ku mbuga nkoranyambaga akomeje gusakazwa amashusho agaragaza ko babwitabiriye. Ubukwe bwa Selena Gomez na Benny Blanco bwabereye i Santa Barbara muri California tariki ya 27 Nzeri mu mwaka wa 2025. Ubwo ubukwe bwabaga, abagize umuryango wa Justin Bieber bari bitaye ku bikorwa byabo, dore ko Hailey yari yibereye i Santa Monica mu gihe Justin Bieber yafotowe ari muri studio z'umuziki i Los Angeles. Justin Bieber na Selena Gomez bakanyujijeho mu rukundo nubwo rwarimo ibibazo byinshi kuva mu mwaka wa 2010 kugeza muri 2018 ubwo byemejwe ko
batandukana. Turashimira cyane inshuti bakunzi ba Taratibu TV, twizere ko mukomeje kugenda mumererwa neza cyane hirya no hino aho muherereye. Turakomeza kugenda tubana muri Taratibu update, nibyo byari bigezweho muri showbiz. Mwari kumwe nanjye Ipomuseni Mbonimpa.